class muraho neza. Muri video ngiye kubabwira amakosa 5 umuntu akora kiva ku ishuri bikarangira mugizeho ingaruka kuri isi wajya umure ukabona nta murongo w'ubuzima afite. Yajya kwiga kaminuza ukabona ntacyo bizamumara cyane nawe ubwe akayiga yumva ntacyo bimaze. Icya kabiri yajya mu kazi hano hanze nabwo ukabona n'umuntu karimata karimo ajagaraye, yaba n'umushomeri hano hanze nabwo ukabona n'umushomeri ujagaraye umeze nkaho mu mutwe we ameze gutya. Iyi video rero nyikoze mu bihe by'ibiruhuko kuko ndabizi benshi bari mu biruhuko, abasoje amasegonderi, abasoje amakaminuza, bari mu kaminuza, ariko uyu munsi ukabona umuntu ari kwiga kaminuza aziga imyaka 4 ariko mu byo yiga nta kintu na kimwe akunda cyangwa yifuza abona azakora mu gihe kiri imbere. Uyu munsi ari kwiga kaminuza, arayiga nijoro cyangwa weekend cyangwa bimugoye, ariko still yumva azasoza agahita ajya gucuruza amatelefone ku ipost. Ukibaza ngo uyu munsi ari harihora iki? Rero ibiba byaraturutse ku mahitamo wagize ukiva ku ishuri, bigatuma bigukurikirana, bigatuma hari imyaka ugurisha mu buzima bwawe n'ubushobozi ucuruza cyangwa se ugurisha ku giciro gitoya uri kugura ibintu udakeneye mu buzima bwawe. Ngiye kukubwira aya makosa 5 nuza kumva warayaguyemo cyangwa se ukabona wari ugiye kuyagwamo ukayahagarika, uraza kubitubwira muri comment kubera ko ibyo byo giye mbifite amakuru ahagije ko bibaho kuri buri muntu. Ngiye mugiye kubana rero nitwa Gatari Fred, reka tuganire kuri ibi bintu. Nifuje gukora iyi video kugira ngo hagira abarokoka bataragwa muri ayo makosa, hanyuma n'abamaze kuyagwamo bamenye imyitwarire baza kugira. Mbibutse ko tubana na icyanzu.com ikaba ariyo website tugezeho ibikoresho bidufasha gukora ama video yacu, ya microphone nk'izi, ya bitara nk'iri ndiho nkoresha, yaba stand ndiho nkoresha, ibikoresho byose wakenera kugira ngo ukore content zawe neza. Icyanzu.com barahari ngo babiguhe. Uze kubandikira kuri WhatsApp cyangwa uhamagare kuri 0788421133 ubundi babikugezaho uherereye hose. Ikindi kandi ushobora no gukanda muri description ukabonamo link ya website ugasura isoko ry'aba content creators. Hanyuma twika SM badufasha kuzamura social media zacu. Wikore social media isa nabi babwire bagufashe kuyizamura. Ushobora kuba ukeneye aba followers kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse n'andi hatandukanye bakabigufashamo mu gihe gito. Ushobora kuba ukeneye YouTube channel monetize kugira ngo bagufashe utangire gushyira aka video ka mbere nawe uhembwa, bahita babigufasha mu gihe gito. Nimero yabo rero ndayibashyira hano kuri screen kugira ngo umuntu wese uhari nawe aze kugenda bamuhe service. Hanyuma mbibutse ko ushaka kwiga by'umwihariko muri ibi biruhuko ashobora kujoininga group irimo hano muri description ndabashyiramo group ushobora kujoininga ukiga ibijyanye n'isoko ry'umurimo ugiye kujyaho muri group ya WhatsApp. Nimero yo kunyandikira ni 0788631777 ubundi nkaguhakira muri group. Reka rero tudatinze dutangire turebe ayo makosa 5 urubyiruko cyangwa se abanyeshuri cyangwa abantu basoje amashuri bagwamo hanyuma bikarangira bibafunze, ubuzima bwabo bakabushyira mu kantu k'akazero. Ikosa rya mbere abantu bakunda kugwamo bakiva ku ishuri ni amahitamo bagira yo kujya kwiga kaminuza. None hanga kwiga kaminuza ni byiza, ariko abenshi muri mwebwe mwiga ibyo mudakunda. Bituruka ku kirero. Abenshi mushukwa na Bruce muvuga ngo bazabishyurira, ikindi abandi mugasunikwa n'ababyeyi bumva ko bifuza ko wazaba umugabo cyangwa wawe baviriye ukaba occupé, abandi bagashukwa n'imishinga runaka bikarangira ugiye kwiga ikintu utazigera ukora mu buzima bwawe. Benshi bari muri kaminuza uyu munsi bari kwiga ibintu badakeneye. Hari umuntu uyu munsi uri kwiga wenda ubwarimu ariko ari umuhanga mu gucuruza telefone n'urugero. Hari abandi bari kwiga uyu munsi ubufundi kandi ari abahanga muri comedy, cyangwa se hari abandi bari kwiga uyu munsi ubuganga ariko ari umuhanga mu mategeko cyangwa mu kuba yakunganira umuntu mu mategeko. Nukuvuga ngo rero Bruce kagushuka cyangwa se ikindi kintu cy'amahirwe cyabonetse ngo ni umushinga cyangwa ababyeyi bagurisha agasambu barakohereza, none ugiye kwiga ibintu ugiye kubyika imyaka 4-5 kandi wowe muri wowe nta na rimwe ujye uniherera ngo ugikore icyo kintu nibura n'akanya gatoya. Ikintu rero ayo mahitamo ubukoze abagusabye kugurisha imyaka yawe 4 kandi nta kizakugarurira mu buzima. Diplome itaguhemba nta kimaze, diplome utifuza kuzongeraho indi nta kimaze. Nibwo uzagenda ukiga iyo degree ukayibona, warangiza waza ukabona ibyo bintu ntibihura, ukifuza kwiga ikindi cyiciro cyangwa se irindi somo hano hanze ukaryiga amezi 2 bikarangira ari ryo rigutunze cyangwa se ari ryo ugiye mu kanoza. Nibwo uzasanga umuntu hano yize ngo kaminuza
ariko ari kwiga wenda film production amezi 3 nibyo bimutunze uyu munsi ugasanga uramuzi cyangwa se ugasanga biramutunze nyine hano hanze. Rero amahitamo uyu munsi mugira yo kwiga kaminuza biturutse kuri influence yego y'umushinga kurihiriye ya leta yaguhaye Bruce cyangwa se ababyeyi bifuzaga ko ubaye occupé wenda ukabanza ugakuramo, bituma mugira amahitamo mabi bikazabagiraho ingaruka hano hanze nyinshi cyane. Hari benshi bize amakaminuza hano hanze bumva ngo yabuze akazi, ariko se wumubajije ngo ni iki washobora gukora, nta cyazi, biturutse ko yarabyigaga ariko agataha akajya mu kiyedi. Yarabyigaga ibyo bintu kubera ko yize wenda logistics n'ibindi bitandukanye, ariko uyu munsi sibyo akora. Arataha wenda akajya gucuruza amamashini mu mujyi, arataha wenda akajya koza imodoka ahantu runaka, arataha wenda akajya mu igaraje runaka, ntihabona amafaranga. Rero aho ngaho akora ubumenyi ngiro ntihabona experience. Iyo experience niyo imutunga kuko yishyura inzu kubera yakanitse imodoka, ariko ntago ashobora gufata ubushobozi cyangwa umwanya we ngo yige ibyo bintu abyihugura bikore. Rega ntago igipapuro ari cyo gihemba, hahemba ibyo washyize ku meza. Abakire hano hanze bakeneye ibyo ushyira ku meza kugira ngo mugabanemo baguhemo ayawe. Rero amahitamo mugira, wenda uyu munsi cyo nakubwira, nimba ukiva segonderi banza ufata akanya utekereze ngo muri kaminuza ngiye kwiga iki. Ese ko ukunda kubona hari abantu barangije kaminuza badafite akazi, uzi ngo nuko baba batarize cyangwa nuko wenda wowe uzaba uri igitangaza? Hoya, abenshi usanga barize basunikwa n'imishinga na Bruce ugasanga hano hanze ibyo yiga muri kaminuza ntashobora kubishyira mu bikorwa ngo bikunde, ndetse niyo wanamujyana mu ipiganwa ry'akazi ntashobora kwirokora. Nabeho se basi wenda yarabikurikiye abizi neza. Ese we yumva afite confidence yo kuba uyu munsi yakora akazi kajyanye n'ibyo yize aramutse akabonye? Hoya, urasanga wize ubwarimu ariko ntubukunda, sibyo? Cyangwa se wumva hari ibindi bintu wakwikora biturutse ko wize ikintu kubera ko hari umuntu waguhaye amahirwe cyangwa se hari indi influence y'umuntu. Rero amahitamo yo kwiga ikintu kaminuza, icyo kintu utagikunda cyangwa utifuza kuzagikora mu buzima bwawe, nakugira inama yo kubireka kuko ni amahitamo mabi cyangwa se ni ikintu kiba ukoze mu buzima bwawe. Ikosa rya kabiri rihari rikorwa n'umunyeshuri ukiva ku ishuri rikamukurikirana bigatuma bimugiraho ingaruka hano mu mibereho ya hano hanze, akabaho apanitse gusa. Ugasanga nyine murahura nta murongo w'ubuzima, ni ugutekereza umushinga adafitiye 30% nibura, cyangwa se gutekereza imishinga ikurusha ubushobozi. Reka nkubwize ukuri, ngiyewe ndi kubikubwira ngufasha gutuza mu mutwe kugira ngo ushobore kujyana n'isi bikunde. Umushinga ukurusha ubushobozi ni mwiza, ndetse n'uwubwiye yumva harimo ubwenge, ariko nta mukire n'umwe uri tayari gushora mu mushinga nyir'ubwite we adafiteho amakuru cyangwa se adafite nibura 30% yawo. Erega wowe utekereza ni wowe ukora, ntabwo wapfa kumereza. Hano hanze hari abantu benshi bafite imishinga ishashagirana ariko badafite umuntu ushobora kuyibashyirira mu bikorwa, biturutse yuko ubwe ntabwo ashobora kuwushyira mu bikorwa nibura na 30%. Rero abakire n'undi muntu uwo ari we wese ashingira ku bimenyetso bigaragara ajya gushora amafaranga ye. Rero ni nayo mpamvu uzasanga hari umuntu wafunguye aka office runaka cyangwa yarashyizeho website runaka imufasha guhuza n'abantu bashaka imishinga runaka, ugasanga kuko afite icyo ashingiraho ashyira ku meza rya janisha rito rya 30%, ugasanga niwe uhora ubona amasoko y'abantu biga ku mishinga ye cyangwa bayigura. Ariko wowe ukawutekereza ukawunoza ukaba ufite document, wabwira umuntu akagutega amatwi ukumva arakubwiye ngo urakoze arigendeye. Uzi impamvu? Ni ukubera ko wowe ubwawe uba mu buzima bukuruta, sibyo? Uba mu buzima bukuruta udafitiye nibura 30%. Rero gutekereza umushinga ukurusha ubushobozi si bibi, ariko nanone kuba udafite nibura 30% y'ibyo utekereza, yaba banke, yaba umukire runaka, yaba na mugenzi we yumimubwira babona uri umusazi. Kubera ko icyambere hari benshi yabonye babitekereje cyangwa babigerageje biranga, wowe uri gutanga ihe proof cyangwa ihe fact yerekana ko ibyo bintu ushobora kuzabishyira mu bikorwa. Kubera ko ese uravuga amafaranga nturayatungaho, papa we ntarayatungaho, no muri famiye nta urashobora kugera kuri urwo rwego, uribaza neza ko ari indi ushobora kukwizera.
rero gutekereza gato ukagakuza bituma kava kuri 5% kakajya kuri 20%, bikaza gutuma ni wa approaching umukire runaka cyangwa na banki cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ucyereka projet yawe kikavuga kiti okay, byatangiye gutya bihererekana gutya. Uzanarebe nta muntu nta business ipfa guhabwa inguzanyo na banki itamaze umwaka ikora. Rero bivuze ngo n'umukire cyangwa na banki itegereje kuyereka urugendo wakoze ukuza ako kantu uri kuvuga, none nayo igashingiraho ikongerera ubushobozi. Rero umushinga ukuruta ntushobora kuwutangira. Rero iryo kosa utaza kurigwamo hano hanze ngo utekereze umushinga ngo w'amamiliyoni iwanyu nta n'umuntu uragira gute uratekereza ikintu runaka. Nibwo uzaba uruhura n'umuntu ngo ngiye ngo mfite projet ngo yo gukora drone, ngo none ngo ndabura ngo moteri ngituma ngiba balanced. Ni mwiza uwo mushinga ndetse waranawize, ubona ushobora kuba wafasha wenda mu kuderivaringa ibicuruzwa muri Kigali mu buryo bwihuse, yego, ariko se amafaranga uri kuvuga hari umuntu w'iwanyu wigeze uyatunga? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ese ubu wayaguha koko wayakoresha ibyo bintu? Wabikora koko ibyo bintu ayaguhaye? Ese wamugarurira inyungu? Ese uzimye igihe biba byaramusabye cyangwa iyo banki biba byarayisabye kugira ngo ireme igere kuri ubwo bushobozi? Rero umushinga uri gutekereza, utekereza iyo drone, jya ubanza utekereze niba ryayo nibura cyangwa ipine ryayo ritoya, werekane steps. Nibwo ari banki izabona wa mwaka usabwa, nibwo ari umushoramari azabona ko ubwa uraraninga 30% y'igitekerezo cyawe, azashobora kukongera. Iri ryo kosa mutongera kurigwamo ryo gutekereza imishinga iruta ubushobozi bwanyu. Ikosa rya gatatu rero abantu bakunze kugwamo rikabazirika rikababera ikigeragezo hano hanze, wareba umuntu ukamuburira igisobanuro, ni ikosa ryo kudatandukanya ubuzima bw'ishuri wavuyemo n'ubuzima bw'isi bwa nyabwo ugiye kubamo. Isi itandukanye n'ishuri, kuko isi gusaba gushyira mu bikorwa ibyo ufite, ibyo uzi kugira ngo ushobore gusurviving, ariko ishuri ryo biratandukanye cyane. Umuntu wese wiga niyo yaba afite ubwanwa n'imvi aba ameze nk'umwana, cyangwa utiga ababona ari muto kuri we. Ndetse nawe iyo uri ku ishuri sometimes hari igihe wumva nyine hari favor ugenerwa nk'umunyeshuri bitewe nuko ufite ubuyobozi bw'ishuri, ufite ubuyobozi bugukurikirana n'ibiki byose. Hari akantu k'inshingano kamanukaho gatoya, n'imitekerereze hari igihe imanukaho gatoya, ariko iyo ugeze hano hanze uba usabwa kuba mukuru niyo waba ufite imyaka mikeya. Rero kutamenya gutandukanya iby'ishuri n'iby'ubuzima bwa hano hanze ugiye kubamo biza gutuma ubaho ubuzima bwawe uhora udepending, uhora ushaka kubaho nk'umwana wo gufashwa kandi warakuze. Hano hanze ubuzima budusaba kububaho 100% uko budutegeka, ndetse tugategekwa kubuyobora kuruta kugira gute ibyo twize. Rimwe na rimwe ibyo twiga ku ishuri uyu munsi udashobora gushyira mu bikorwa muri iki kinyejana ngo bikunde. Urugero, hari ibyo mwiga mu mafizike, mu mashimi, mu mabiology n'ibiki byose, ariko waza hano hanze ugashakaho kubikoresha ukahabura. Rero ibintu twiga ku ishuri ni ibidufasha kumenya ko hari ubuzima bukomeye cyangwa ibindi bintu bibaho kugira ngo na hano hanze tuze tuvumbure. Rero gutandukanya ubuzima bwo ku ishuri n'ubwo ku isi bifasha umuntu kubaho ubuzima bwe bwiza yisanzuye. Hano ndaguha urugero, ujya ukunda kureba nk'amakomedi hano hanze ukabona nka badanizo baravuga ngo wize wenda ngo rutirigongo rw'insenene, ngo wize ngo iki n'iki, ngo wize ngo kuvanga ngo acide n'ibiki, ariko waza hano hanze ugasanga ntabwo biri buze guhura ibyo bintu, si byo ugiye gukora. Hano hanze rero bigusaba kwiyadapta, kuvuga ngo okay, ndi kwa runaka, mvuka kwa runaka, ngiye gukora iki n'iki mfite, ni gute nagikoresha, ugashyira mu bikorwa. Ikosa rya kane rero abanyeshuri bakiva ku ishuri bakunda kugwamo rikabakurikirana hano hanze, ugasanga rwose urahura n'umuntu nta murongo w'ubuzima afite, arakora aka kazi ari mu kandi, cyangwa se arajagaraye muri we. Ni ikintu bita kutamenya gutandukanya ubuzima bw'ishuri n'ubuzima bwa hano hanze. Ni ukuvuga ngo kugira ngo hano hanze ushobore kuhaba bigusaba kubaho ubuzima bwa nyabwo butari ikinyoma.
ku ishuri rero hari ibintu twiga hano hanze utari buze gushyira mu bikorwa ngo bikunde, biturutse ko ibyo wize ku ishuri ni ibigufasha gusa gufunguka umutwe ngo umenye ko hariho ibintu bishya, ariko hano hanze ugasanga kuza kubishyira mu bikorwa biraza kugorana. Gute? Dufate urugero, muyibona nk'abantu bakina amakomedi akaza akakubwira ngo ku ishuri wize ngo urutirigongo rw'insenani, ngo hano hanze ngo bishyire mu bikorwa turebe uburyo uri bwinjiza amafaranga, cyangwa se ugasanga nyine ngo wize fizike n'ibiki bitandukanye. Hano hanze hakeneye kubaho ubuzima bwa nyabwo. Nugera hano hanze vuga uti isi nyakira, unyakira uko ndi, ngiye kugutura imbaraga zanjye n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye, ubundi ngukorere ibyo uriho untegeka mu byo namaze guhitamo. Ubundi urebe ntushobora gutandukanya ubuzima bwo ku ishuri n'ubwo hanze, kuko ku ishuri tuba tubayeho umuntu agufitiye impuhwe. Buri muntu wese wiga niyo yaba afite imvi, nyine kubera abantu baba bahari bamureberera, inzego, ubuyobozi bw'ikigo, abamwishyurira, cyangwa se niba iyo yaba anishyurira aba afite umuntu ameze nk'aho nyine amufitiyemo impuhwe, ukuntu biturutse kuri kondisiyo nyine z'uko ari umunyeshuri. Ariko iyo ugeze hano hanze utangira kuba mukuru, kwakira ubuzima bwo hanze nicyo kintu cyonyine cyagufasha, ukavuga uti ni njye ukomeye, ni njye naje, ndasabwa gutekereza, gukora no gushyira mu bikorwa ibyo natekereje kandi ku giciro cyose biri buze kunsaba. Ni ukuvuga ngo ukitandukanya no kuvuga ngo nize ibi none ngo ese hano hanze biraza kumfasha gute. Tubare urugero, nimba warize umugani uwo mugongo w'insenene, urasabwa wenda kujya gukora experiment wenda muri labo y'ibitaro by'umujyi cyangwa se by'akarere, nta connection n'imwe ufite, urasabwa kujya gukora akazi runaka, internship cyangwa se no gusaba akazi ahantu runaka, nta murongo ufite uri buze kukugeza. Biraza rero kukugora hano hanze gushobora kuza guhuza ibyo wize n'ibyo we ushaka kuba. Rero kugira ngo bizaze kukorera, gerageza uko ushoboye umenye ko wageze hanze, uvuge okay, ni iki nshaka gukora, ni iki nshoboye gukora, ninde ufitiye impuhwe, ese jyewe ubwanjye ndasavayivinga gute. Iyi si ya hano hanze yifate nk'ishyamba rinini ririmo inyamaswa zose zifuza ko warara upfuye cyangwa se warara uziviriye mu nzira, kandi nupfa zirakurya, zishobora kukurya uri mubisi, uri muzima cyangwa se wapfa. Gerageza ubanze umenye neza ko ubuzima bwa hano hanze butandukanye n'ubwo ku ishuri. Hano hanze iyo ukihagera ukiva ku ishuri uraje utangira ubone abantu batangiye kugushyira mu magrupe y'ubukwe twerera, kandi imbere ntago bayagushyiragamo. Abandi bakubwire bati hari ibi n'ibi contribution n'iyi, cyangwa se urubyiruko runuru generasiyo, ni byose bigusaba amafaranga, ariko uze kwisanga hano hanze wowe nta kintu wibereyeho uhagaze. Rero menya ko wageze hanze, ureke kuba umwana, kura, fata imyanzuro, gerageza ugenge ubuzima bwawe bureme, nibwo biri buze kugufasha kubaho hano hanze. Wishaka kwigira umwana ukuze. Birababaje kubona umuntu ufite ubwanwa, kubona umukobwa mukuru cyangwa umumama cyangwa umusore umupapa yigize umuntu mutoya, cyangwa hano byacanze ku isi kandi nta muntu n'umwe umufitiye impuhwe. Gerageza iryo shyamba uribemo, urwane kugera igihe uri buze kurokokera. Reka twite tujye ku kintu cya nyuma, ari cyo kintu gikunda kubaho nk'ikosa iyo umuntu akiva ku ishuri, ni ikintu bita kwigereranya n'abandi. Uyu munsi uraje usanze runaka yarastragorinze, yafashe, yaciye muri ibyo byose, yagize gutya, wowe urashaka kurara ubaye nkawe. Amaze imyaka 5 cyangwa 8 hano hanze, kugera kuri ubu ngubu hari n'igihe by'umubona n'abataranabifatisha neza, urashaka kuba nkawe. Ubonye runaka wenda n'umu content creator yisiga ivu akarebwa cyane, cyangwa akambara igitenge akarebwa cyane, ugakeka ko nawe byarara bibaye zero. Ugeze hano usanze runaka uyu munsi wenda arakora mu murenge cyangwa arigisha muri segonderi, nawe nibwo ukiza ukavuga ngo nakabona gute, kakaguhangayikisha zero. Ugeze hano hanze usanze wenda hari umuntu uza hano akavuga utugambo tungahe tayari amafaranga akinjiza cyangwa agacuruza, afite ibintu amaze kubaka, ugashaka kumera nkawe. Nyine umunsi umwe tuza iryo kosa wirigwamo, ibintu biri buze kukubaho nuramuka uguye muri iryo kosa ryo kwigeranya. Uragira depression, urasara, uragira toroma. Hano hanze tuzajya duhura umuntu agusuhuze ntubyumve, biturutse ko washatse kuba nka runaka mu gihe gitoya. Inama rero ihari kuri ibyo bintu byose mbabwiye haruguru, gerageza ugira amahitamo wowe ubwawe wagize nk'umugabo watekereje, nta influence runaka igusunitse, sibyo? Icya kabiri, gerageza umenye ko wavuye ku ishuri wabaye umuntu mukuru.
icya gatatu, irinde kwigereranya na runaka kuko igihe cyo yatangire si cyo watangire, ndetse ushobora no gutangira mbere ye wakagutanga gutera imbere. Menya ko bishoboka. Dore icya kane, tekereza umushinga ungana n'ubushobozi bwawe, ufiteho nibura ubushobozi bushoboka, kuko bizakurinda kurarikira inkunga n'ibindi bintu bitari ngombwa cyangwa se utagenewe. Icya nyuma, gerageza ukora akazi wumva ushaka, ugakora kakugoye ariko uryoherwe nako, ko nukora kamwe cyangwa ugakora utuzi runaka utubonetse twose bizarangira utakaje intego zawe z'ubuzima, birangire ukubajije uri umuhungu mwiza w'umusirimu ushobora gukora ibintu runaka, umubwire ko icyaboneka cyose wagikora. Hanyuma tipu ya nyuma, gerageza ugire kwihugura kuko amahugurwa menshi arahari kandi ku buntu, aho uyashakira uraza kugenda uhamenya. Kadure mu mavideo ataha. Ciao ciao.